Kuwa mbere w'isabato Mariya Madarena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati Nyagasani bamukuye mumva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha amaguru Petero, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'indi myenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa ari wageze mbere kumva nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mbaga y'Imana, Kristu Yesu akuzwe. Dukuza iteka ryose Yesu Kristu wapfuye akanazukira kudukiza, tuzirikana kuwo Nyagasani Yesu Kristu inkuru nziza we ubwe ariyo yifuza ko isakara mu isi yacu, mu gihugu cyacu, mu miryango yacu, mu mitima yacu, by'umwihariko twe twazinduwe no guhimbaza Pasika. Pasika nziza mbaga y'Imana. Yazutse ntakiri mumva, yatsinze urupfu, rwa rupfu rwadukangaranyaga, maze atwereka ko ari nyir'imitsindo, ko natwe kandi tugenewe gusangira nawe uwo mutsindo, kugira umubiri wazutse nk'uwe, nyuma y'amagorwa ya hano ku isi, nyuma y'ibyishimo by'uko Imana iyi si yadushizeho, nabyo tubisangira nk'umuryango w'Imana, kuko ikomeza kuduherekeza ngo tunezererwe na hano ku isi, ariko twibuka ko turi abagomba gutura ijuru. Yazutse ntakiri mumva, yatsinze urupfu rwadukangaranyaga. Bavandimwe, ubanza bitagoye na busa kwemera urupfu. Ubanza bitagoye kwemera ko Yesu yapfuye. Ibyo abantu bose barabyemera. Nari ngiye kuvuga ngo n'Abayahudi kimwe n'abapagani buheriheri n'abatemera Imana na busa bemera ko hari umuntu witwa Yesu wigeze kubaho mu isi, maze agacirwa urubanza bakamumanika ku musaraba agapfa. Ariko kwemera izuka ni ikindi, kuko iyo ngabire Imana iyiha abakingukiye koko ubuzima bwayo, ubuzima itanga. Kwemera izuka bigora bamwe, kuko Pasika niyo abemera. Kristu Yesu akuzwe. Pasika niyo abemera. Abandi baguma kuri urwo rupfu. Mukayana nimvuze Abayahudi, ndetse ku mugoroba twiyibukije uburyo na Paulo mutagatifu igihe yabwiraga Abagereki ibyerekeye ubuzima ndetse n'Imana aje kubabwira itarizwi, bamutega amatwi cyane, ariko yagera kwizuka kw'iyo Mana yazutse mu bapfuye, ko nabo bagenewe kuzuka mu bapfuye,
bagahita bavuga ati hoshi vanka bose bakamukwena bati twari twatangiye twumva uvuga ibintu bizima none ibyo bintu bicurikiranye utangiye kuva reka tuzanakumva n'ikindi gihe yewe. Nubwo Kristu yazutse hari abikomereje imirimo yabo, nyamara intumwa n'uwo muryango w'Imana nkuko twahagurutse nk'umuryango w'Imana, izo ntumwa zihita zitangira ubuzima bushyashya nyuma y'iryo zuka ya Nyagasani. Abandi bikomereza imirimo isanzwe biberaho nkaho nta cyabaye, nyamara intumwa zo zitangira ubuzima bushya. Yewe izuka ryabahinduriye amateka, ndavuga izo ntumwa za Nyagasani. Uwo muryango w'Imana izuka riwuhindurira amateka kugeza ubwo abo bigishwa baberaho gusa ya nkuru y'izuka rya Kristu. Kwa kwemera bafite muri Nyagasani Yezu Kristu birangira noneho babereyeho gusa iyo nkuru, kujya kuvuga iby'iyo nkuru, kujya gutangaza iby'iyo nkuru, kujya kubera abahamya iyo nkuru. Kumvise uko Petero abidutekerereza mu isomo rya mbere ryo kuri uyu munsi mukuru wa Pasika. Abigishwa baciye ubuzima bushya kubera inkuru nziza izuka rya Kristu, maze babeshwaho n'iyo nkuru, baberaho iyo nkuru nziza. Ndetse mu by'ukuri baturaze iyo nkuru nziza, iyo nkuru yonyine, bati nimuvuga ibi ngibi byose bizaba bikubiyemo, nyamara nabo ubwabo ntibabyemeraga. Twumvise uko mu ivanjiri ya none badutekerereza iby'izuka rya Nyagasani Yezu Kristu. Nabo ubwabo baturaze ibyo batemeraga. Habaye iki rero? Hari ikintu cyahindutse, kuko Roho Mutagatifu yabateye imbaraga, maze ibintu byose byabakangaranyaga, ibintu byose byashoboraga kubakanga birangira babisimbutse, maze binaga rwose basimbukira muri ubwo buzima bushya Imana ishaka ko natwe dusimbukiramo, tugasa naho twijugunye mu biganza by'Imana iduha ubwo buzima. Byageze aho biba ipfundo ry'ukwemera kwabo, biba ipfundo ry'ukwemera kwacu. Inkuru nziza y'izuka rya Kristu ni ipfundo ry'ukwemera kwacu. Byarangiye ibyo batumvaga babyumvise, ndetse nabo ubwabo barabipfira. Pawulo Mutagatifu we hari naho agera akavuga ati umuntu wese nzumva ari kuvuga ibyo bintu. Hari abatarebye hano zamusha ijosi, nzamwica. Arashishikara rwose, arakutura imbere n'inyuma, agenda arwanya abavuga iyo nkuru nziza y'izuka, nuko arabica. Ariko muri ya nzira y'i Damasi tuzi uko byamugendekeye, Nyagasani Yezu Kristu agatuma nawe abeshwaho n'iyo nkuru nziza gusa, kugeza ubwo Pawulo Mutagatifu avuga ati ibindi byose nge nabifata nk'umwanda ugereranyije n'iyo nkuru nziza y'izuka rya Kristu, kuko niwe wambwiye ngo abantu ugirira nabi ni jyewe ubwanjye wazutse uri kugirira nabi, maze nawe aberaho iyo nkuru nziza y'izuka. Abigishwa ba Nyagasani Yezu Kristu bahuye nawe, bahuye n'uyu munyamitsindo, maze batinyuka ibyo batinyaga byose. Kristu yarazutse koko, aleluya. Kristu ni muzima, Kristu arakora, Kristu muri twebwe ni umunyamitsindo. Natangajwe rero cyane cyane n'ukuntu icyizere kigenda kiza
gahoro gahoro muri izi ntumwa. Kristo Yezu akuzwe. Muri aba bigishwa ba Nyagasani Yezu Kristo agenda abyutsa icyizere cyari cyaratakaye cyane, gahoro gahoro, kubera ko izuka ya Nyagasani Yezu Kristo n'imbaraga za Roho Mutagatifu ubundi hari aho byabagejeje, kuko aba baratinyutse, batinyuwe na Roho Mutagatifu, na Roho w'Imana, na Roho wazuye Yezu mu bapfuye, maze baravuga bati bya bintu byari byaratubwiwe, bya bindi twiboneye bikadukangaranya, ubu noneho natwe twabihangara. Urupfu rwari rwarabashegeshe, urupfu rwari rwarabahahamuye, bari bahahamutse rwose, ubwoba bwari bwarabatashye, none ubwo bwoba hiyongeraho ikintu gikomeye cyane cy'isoni, cy'ikimwaro, bavuga bati mwihangane ko ngiye kubivuga gutyo, uriya muntu twakurikiye n'umwesikoro, n'umutekamutwe se, twe twari twaremeye tuvuga, twari twizeye ko ari uzakiza Isiraheli, bigenze bite? Muribuka ko ngo n'umwami cyangwa n'umutegetsi ngo yatangajwe nuko Yezu yaba yapfuye. Muribuka uko umwanditsi w'ivanjiri yaduhaye kubizirikana cyane cyane ku munsi mukuru w'amashami, ngo nuko Pilato atangazwa nuko yaba yapfuye. Izi ntumwa nazo rero zarushijeho kugira ubwoba, ziranatangara ziti umunsi ubaye wa mbere yapfuye koko, birarangiye se? Ubaye wa kabiri, ubaye wa gatatu? Intumwa noneho isoni n'ikimwaro nabyo byiyongera kuri bwa bwoba, bagenda bacuritse umutwe nk'ingabo zatsinzwe, bavuga bati uyu muntu twakurikiye noneho ibintu bye rwose biradutangaje cyane. N'aba bagore twumvise bazindukira kumva ngo kuwa mbere w'isabato Mariya Madalena azindukira kumva butaratandukana, ubundi bari batatu, nabo basa naho bagenda biyahura. Mwihankane nanone iryo jambo. Namwe se ngo batekerezaga ikibuye kinini gikingishije imva, bakavuga ati ariko ntacyo, barabizi ko batari buze kugishobora, ariko bajya kumva. Mariya Madalena agenda agiye kumva, azi ko agiye kurangiza imihango igenewe imirambo, igenewe abapfuye, agasiga umubiri wa Nyagasani Yezu Kristo, imibavu n'ibindi byose byakorerwaga wapfuye. Muzi uko natwe tubigenza iyo hari uwitabye Imana, cyangwa se abaganga hari igihe babidukorera ntitubimenye cyane, ariko abakuru bose barabizi. Kristo Yezu akuzwe. N'aba ngaba rero basa naho bagiye basa n'abiyahura. Cyakora uwababyukijemo izo mbaraga ni nawe ukomeza kubatera akanyabugabo, bakagenda nubwo ibyo bintu byose bumva ko bikomeye, bibaremereye. Ntago icyo kibuye kiremereye cyonyine ari cyo batekereza, acyo Mariya Madalena atekereza gusa, hari n'ikiri kimuremereye cyane, urupfu rwa Kristo, rwa rundi rwamukangaranyije akumva arashegeshwe rwose. Baremerewe cyangwa se aremerewe n'ibindi bisumbye n'icyo kibuye, nyamara ashyira nzira akajya kumva. Ahageze twumvise kandi dusanzwe tuzi uko byamugendekeye. Nyagasani koko amwereka ko ari Imana y'abazima, atari Imana y'abapfuye. Petero rero na Yohani nabo inkuru ibageraho bivuye kuri uyu Mariya Madalena, kuko agenda yiruka akabasanga Petero n'uyu Yohani ngo Nyagasani yakundaga, maze akababwira ati Nyagasani bamutwaye, ntituzi aho bamushyize. Abantu bafite imyitwarire itandukanye, ariko muri bo nkuko nabivugaga, ukwemera kugenda kubyuka gahoro gahoro. Bamwe ati ibyo bintu ko yari yarabivuze,
nyamara ibintu biri kuba yari yarabivuze. Ndetse Yohani we akigera Mumva, akinjira Mumva ngo ahita yemera. Kwemera rero ni yangabire y'Imana, kwemera ni ya mpano y'Imana tugomba kwakira, ni wa mubano tugomba kugirana na Nyagasani Yezu Kristu, ugatuma ducengera iyo nkuru nziza. Ngo Yohani amaze kwinjira aritegereza, nuko aremera. Petero we n'ubundi yari yatangiye kugarukira Imana, arira asohoka aho Yezu Kristu ariho agirirwa nabi n'amarira menshi, ngo ari kuboroga. Yumvise isake ibitse, amaze kumwihakana gatatu nk'uko Yezu yari yayimubwiye, kuko yari amuzi neza. Yari yaratangira urwo rugendo rwo kugarukira Imana, noneho no Mumva akomeza kwibaza ibintu bibaye, kuko bagiye birukanka cyane. Bari gukora iki se wundi? Bagiye kumugarura se ngo barebe aho bamushyize, bashakishe polisi igarura umurambo Mumva, nyamara bariruka. Icyo bahabona rero, uwo bahahurira nawe cyangwa se Nyagasani ubabyutsamo kwa kwemera gahoro gahoro, agenda twereka ko kwemera izuka ari ingabire. Pasika rero koko niyo abemera. Bakristo bavandimwe, hari inkuru ikomeye cyane igomba kugira imbaraga muri twebwe, ku buryo ibindi byose byaza bitashobora kuyihungabanya. Umuntu akaba afite icyo cyizere, ibindi byose byaza mu ku ruhande ntibigire icyo biguhungabanyaho. Ngiye kubivuga rero mu kigereranyo. Kristo Yezu akuzwe. Murabona ingabo ziteye nk'igihugu. Birumvikana zirarwana iyo bamaze gufata umurwa mukuru. Ntabwo ari Kigali yonyine. Iyo bamaze gufata, ikindi kiyongeraho ni iki? Radio. Si byose? Bafashe umurwa mukuru, ubwo birumvikana ibiro by'umukuru w'igihugu, bagafata radio, bagafata ikibuga cy'indege hano turi kureba, dore ndi kubonayo n'iziparitse hano Kanombe. Ubwo ni radio na televiziyo. Bafashe ubutaka bukuru, bafata ijambo, bafatana n'imigenderanire, birumvikana na banki nkuru. Icyo gihe rero baba bafashe umurwa mukuru, ariko indi miji wenda ikabisigaye, izindi ntara za Gikongoro zisigaye wenda. Iyo mwafashe umurwa mukuru rero murabyina nkaho igihugu cyose mwagifashe. Kristo Yezu akuzwe. Siko bigenda. Yezu Kristo rero muri Pasika, ibintu byose by'umwanzi yashoboraga gushingiraho, Nyagasani Yezu Kristo yafashe umurwa mukuru, yafashe televiziyo na radio, yafashe banki, ikindi navuze ni iki? Yafashe n'ikibuga cy'indege, ku buryo udutambara twose dusigaye, nubwo icyo gihe atari Ikinyarwanda cyiza, n'utuntu duto utwo turwana natwo, n'utuntu duto cyane. Igihugu cyarafashwe, ibisigaye ni bito cyane. Kristo Yezu akuzwe. Intambara twe tunyuramo ni nto cyane. Mu bubabare, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo yafashe igihugu Sekibi yatekerezaga ko arwaniraho. Muribuka tuvuga ngo nta cyiza nko gutsindira umuntu ku kibuga cye atekereza ko azi neza. Imana yaramanutse iza ku isi, iraza ihangana na Sekibi ku kibuga yatekerezaga ko izi neza. Narabajije ngo amakipe akinira hehe? Ubu stade Amahoro bari kurangiza kuyuzuza, wenda bashobora kuyegurira ikipe runaka, ariko ubwo ari igihugu cyose, ubwo wenda ikipe wenda ntiyagifata, ariko amakipe ubundi agira ibibuga byayo. Ubwo rero gutsindira umuntu ku kibuga cye ntako bisa, wamurangije nyine. Nyagasani Yezu Kristo yamanutse mu ijuru, yaje ku isi kugira ngo atsindire umwanzi Sekibi ku kibuga atekereza ko ametiriza neza cyangwa se azi neza, maze aramuhashya, ndetse ageze no ahantu yari asigaje honyine
ashobora gukangamwa abantu uko urupfu rudutera ubwoba cyane. N'urwo rupfu rero aragenda ruhangana narwo. Yesu Kristo nta kintu yasigaje, ibintu byasigaye n'utuntu duto utwo natwo wahangana natwo kameme. Sibyo mw'abakirisitu mwe? Kristo Yesu akuzwe. Ubwo dusigaye nawe kameme wahangana natwo. Indwara, inzara. Muzi ko Pawulo mutagatifu arondora niba yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8:31 akageza ku 35 ngo ageze no ku rupfu aravuga ngo niki cyatandukanye n'urukundo, ibyago se, agahinda se, utwo dutambara duto, agakomeza akageza no ku rupfu n'inzara yayishizemwo ngo nyamara hejuru y'ibyo turatsinda kakahava. Utwo ni duto cyane, ni ngo gufata za gikongoro. Si byose yaturwaniye afata aho twe twashoboraga gutinya cyane, hamwe hakomeye cyane, arangije arazirika umwanzi sekibi. Bavandimwe, ndabyemera rwose, ubuzima bwacu ntibuzarangirira mu itaka rya hari Rusororo wapi. Twebwe abapadiri badushingura indera. Nigeze kubabwira ngo hari wigeze ariko yari banza yaramaze kugasoma aravuga ati indera nk'abandi basazi bose. Ntabwo ubuzima bwacu buzarangirira mu itaka ry'Urusororo wapi. Ntabwo ubuzima bwacu buzarangirira ushobora kuzagwa mu mazi wohamye sinzi cyangwa uhanutse mu ndege cyangwa simbizi. Urupfu rwawe Imana izakugenera urwo ari we rwose, cyangwa se uko uzava hano ku isi ko ari we kose, ntabwo bizarangirana naho ngaho. Niyo mpamvu rero twebwe tubyemera tuti dukurikiye Nyagasani Yesu Kristo, tumukurikire kuko yarapfuye arangije arazuka. Uwo muntu dukurikiye rero rwose niwe uduhamiriza ko ubwo buzima tugomba kubusangira nawe, kandi ni koko ni nyiri imitsindo. Ntabwo ubuzima bwacu bwarangirira Rusororo, reka ntibibaho. Cyangwa hano hirya hahoze ari iwacu wa twese, bavuga iwabo wa twese, n'ahandi Rusororo rimaze kuzura bazashaka n'ahandi. Ubwo ndavuga hafi ya Kigali cyangwa Nyamirambo. Ndabyemera kandi ijambo ry'Imana ntabwo ari inyandiko. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ry'Imana ntabwo ari inyandiko, n'umuntu, n'umuntu witwa Kristo. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi kwanditse mu mitima yanyu. Ivanjiri yanditse mu mitima yanyu kuruta uko yanditse hano. Sibyo mw'abakristo mwe? Umuryango w'Imana usinduka tugiye guhimbaza Pasika, n'abataherukaga bakaza mukabura aho mwicara, hakaba hari abahagaze n'abicaye hanze. Ubwo z'amesa zikurikiyeho byose araba ari uko nguko, kandi ntabwo ari ahangaha muri Remera gusa, n'ahandi hose ku isi bikaba bimeze uko. Dore ngaho hari ivanjiri nyakuri muri iyo mitima yanyu, muri uwo muryango w'Imana. Ndabyemera kandi umunsi mukuru wa Pasika ntabwo ariyo Pasika. Mutitorere. Kristo Yesu akuzwe. Umunsi mukuru wa Pasika ntabwo ariyo Pasika. Pasika yacu ni Kristo witanzeho igitambo. Pasika yacu ni Kristo. Nubwo dukurikiye kandi dushaka gusangira ubuzima nawe. Kristo wazutse aturangaje imbere bakristo bavandimwe. Mubimenye, ndetse iyo nkuru ivuge mu ijwi riranguruye cyane ku buryo nta rindi rizigera risumba iryo jwi, n'ibindi byose bizaza uzavuga uti ndi guhangana n'utuntu duto kabisa. Aje mu gushidikanya kwacu rero tumumenye. Aje mu byo twari twizeye, aje mu bwenge bufite icuraburindi
kugira ngo atumurikire aje mu biterabwoba byacu tubimuture yaba ari ahangaha maze aduhamirize ko ari nyir'imitsindo. Bikira Mariya uramfashe ngo nemere izuka, nemere ubuzima bushya, ubu ngubu ngomba kubusangira na KRISTU nk'uko nawe mubusangiye mu bwami bw'ijuru. KRISTU watsinze urupfu, KRISTU wizuye, kandi ibyo yabigize akoresheje intwaro sekibi atajya atinyuka gufata. KRISTU Yezu akuzwe. Ibyo byose Nyagasani yabikoze akoresheje intwaro sekibi adashobora gutinyuka gufata, cyane cyane ni uguca bugufi. Sekibi ntashobora guca bugufi, ni ukumvira. Sekibi ntashobora kumvira, yarabihakanye. Nawe rero fata izo ntwaro Nyagasani Yezu KRISTU yarwanishije kugira ngo atugaragarize urukundo rw'Imana. N'urukundo yaratsinze, bityo mu bigeragezo n'ibiterabwoba byose mpore muri ibyo biganza bya nyir'imitsindo, nijugunye rwose nirekurire mu buzima bushya bwa KRISTU wapfuye akanazukira kudukiza. Mubyeyi Bikira Mariya uransabire nshengere urukundo nyabyo, mbeshweho narwo, mbereho rwo, kandi ndwamaze nshize amanga nta soni nta kimwaro nka ziriya ntumwa za Nyagasani Yezu KRISTU, kandi nzirikana ko nanjye ndi intumwa. Pawulo mutagatifu ati niba KRISTU atarazutse ibyo twigisha ni amanjwe. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorosi umutwe wa 15 umurongo wa 14. Niba KRISTU atarazutse ibyo twigisha ni amanjwe. Umuryango w'Imana rero, mbaga y'Imana, Pasika nziza, Pasika ibabyutsamo icyizere, Pasika nziza ya yindi ituma mubeshwaho niyo nkuru ntayegayezwa. Ntihagire ikibakanga, ntihagire ikibatera ubwoba. Umurwa mukuru warafashwe, radiyo yarafashwe, Nyagasani Yezu KRISTU yatuye hasi umwanzi sekibi, maze ibisigaye ni za ntambara ntoya nawe wakwifasha umurangamiye. Umufate rero umukomeze. Pasika nziza, muryango w'Imana.